tubahaye ikaze tubaramutsa ku rubuga rwanyu Yezu Arakiza. Tumaze iminsi tudakora, twari tubakumbuye impande zose z'igihugu, Amajyepfo, Uburasirazuba, Uburengerazuba, Umujyi wa Kigali n'Amajyaruguru, yemwe n'abari hanze y'igihugu muri diaspora, mwese turabasuhuje, amahoro y'Imana kumane namwe. Twagarutse rero muri ya njyana yacu yo gukora ibiganiro byigisha, bivuga ubutumwa, nk'uko mwari musanzwe mutumenyereye. Njye nitwa Mati, ndi kumwe na umutumirwa wacu, maje kuba umusangwa hano iwacu, Padiri Tuyishimire Patrice. Reka dukomeze n'ibiganiro by'uyu munsi, tureba iminsi ishize uko byari bimeze. Turi mu bihe bya Pasika, aradusangiza, aduhe n'umugisha. Padi, mukomere. Ndakwikirije ntawe komera, ndetse ndaramutsa n'abaduteze amatwi bose. Ndabifuriza Pasika nziza. Turacyari mu gihe cya Pasika, turi mu cyumweru cya gatandatu cya Pasika. Ejo tuzahimbaza Asensiyo, isubira mu ijuru rya Yezu. Igihe cya Pasika kimara iminsi 50, tuzagisoza kuri Pentecost. Ariko no mu bihe bisanzwe, buri ku cyumweru duhimbaza Pasika, izuka rya Nyagasani. Ndetse na buri gitambo cya misa duhimbaza Pasika, kuko iyi misa tuzirikana duhimbaza urupfu n'izuka bya Yezu Kristo. Reka rero dutangize ikiganiro cyacu isengesho. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Nyagasani Mana yacu, turagutumiye muri aka kanya, uze uduhe Roho wawe atumurikire mu byo tuvuga, amurikire abatwumva, kugira ngo ijambo ryawe tubagezaho ribafashe, ribubake ku mutima, ku mubiri no kuri roho, ribatere ubutwari bwo gukomera mu rugendo rwo kuri iyi si. Tubigusabye ku bwa Kristo umwami wacu, amen. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Duherukanye rero tuvuga ku myemerere gakondo, tuvuga uko Imana yatwishuriye ikatugobotora ku bucakara bw'imigenzo Sekibi yahishaga muri iyo migenzo no mu myemerere gakondo. Uyu munsi rero nifuje ko tureba n'uburyo Sekibi ashobora kwihisha no mu myemerere isanzwe y'abakristo, cyangwa se n'andi madini yemera Imana, ariko Sekibi akihishamo. Turifashisha ibyanditswe bitagatifu, twifashishe n'ibindi bitabo by'iyobokamana, kugira ngo abantu babe maso, kuko Sekibi yihishaga muri iyo myemerere gakondo, mu madini gakondo, n'ubu aracyabikora. Ariko kandi Yezu yaduteguje no kuba maso, kugira ngo atazavaho yihisha inyuma y'ubukristo cyangwa se akamwiyitirira. Duhereye ku isezerano rya kera, tubona hari abahanuzi bitwaga ko ari abahanuzi b'Imana, ariko Sekibi igashaka kwihisha mu buhanuzi bwabo, bakaba bahanura ibinyuranye n'iby'Imana yagakwiye kuba ibatuma. Urugero rwa mbere twarusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, umutwe wa 28. Batubwira inkuru y'umuhanuzi Yeremiya n'umuhanuzi Hananiya. Hananiya rero yahanuye mu gihe umuryango wa Isiraheli wari warajyanywe bunyago, agahanura ko bagiye kugaruka, bajyanywe bunyago bagiye kugaruka vuba. Umuhanuzi Yeremiya akavuga ati ntabwo ari byo, njyewe ntabwo ari ko Imana iri kubinyereka. Ari Hananiya akavuga ati Imana irambwira ko bagiye kugaruka. Yeremiya ati njyewe Imana irambwira ko bakiri kure. Ubwo rero byumvikane ko abahanuzi babiri, umwe ashobora guhanura iby'Imana, undi agahanura amarangamutima ye, ariko ibyo byose ni Sekibi ushaka kubyihisha inyuma kugira ngo atere urujijo mu bantu. Rero twumve wenda muri make uko imirongo, ntabwo tuyisoma yose, ariko turasoma mike yitwereka uko kunyuranya.
Reka dusome mu igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya umutwe wa 28 umurongo wa mbere kugeza ku wa 4 n'uwa 15. Muri uwo mwaka Sedekiya umwami wa Yuda amaze kwima, ubwo hari mu kwezi kwa gatanu k'umwaka wa 4, nuko umuhanuzi Hananiya mwene Azur ukomoka i Gibewoni ambwirira mu ngoro y'Uhoraho mu maso y'abaherezabitambo na rubanda bose, atoraho umugaba w'ingabo Imana ya Isiraheli avuze atya: nciye uburetwa bw'umwami w'i Babiloni, nihashira imyaka 2 uko bukeye nzajya ngarura aha hantu ibikoresho byose by'ingoro y'Uhoraho Nebukadinezari umwami w'i Babiloni yahakuye akabijyana i Babiloni. Kandi nzagarura aha hantu Yekoniya mwene Yoyakimu umwami wa Yuda hamwe n'abantu ba Yuda bose bajyanywe bunyago i Babiloni, kuko nyine nzaca uburetwa bw'umwami w'i Babiloni. Uwo ni Uhoraho ubivuze. Umuhanuzi Yeremiya niko kubwira Hananiya ati: Hananiya, tega amatwi, Uhoraho ntiyakohereje, ni wowe utuma uyu muryango wiringira ibinyoma. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ubwo dusomye imirongo mike, ariko hagati aho hajemo ikiganiro Yeremiya abwira Hananiya ati kugira ngo umuhanuzi amenyekane ko yoherejwe n'Imana hashingirwa ku bintu ibi n'ibi. Hanyuma umuhanuzi Hananiya akomeza atsimbarara. Hanyuma Yeremiya rero Imana nayo imubwira iti genda ubwire Hananiya gutya. Ubwo uru ni urugero rumwe. Hanyuma urundi rugero turarukura mu ivanjiri ya Matayo. Ivanjiri ya Matayo umutwe wa 24 umurongo wa 4 kugeza ku wa 5 n'uwa 24 kugeza ku 26. Nuko Yesu arabasubiza ati: muramenye ntihazagire ubayobya, kuko hazaduka benshi biyita izina ryanjye bavuga ngo ni njyewe Kristo, maze bakayobya benshi. Koko nuko rero nihagira ubabwira ati dore Kristo ari hano cyangwa ari hariya, ntimuzabyemere. Koko hazaduka abiyita Kristo, haze n'abahanuzi b'ibinyoma, bazerekana ibimenyetso bikomeye, bakore n'ibitangaza byayobya, ndetse n'abatowe bibaye ibishoboka. Dore ndababuriye hakiri kare. Niba babwira ngo nguriya mu butayu, ntimuzajyeyo, bati nguriya ari mu nzu, ntimuzabyemere. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Urumva Yesu nawe arabwira abigishwa ati ndababuriye hakiri kare bitaraba. Hari ikizagera haza abantu bavuga ngo ni njye Kristo, bakore n'ibitangaza byinshi mu izina ryanjye, bati dore Kristo ari hano, ntimujyeyo, mujye kumureba. Nguriya mu butayu, nguriya ari mu nzu, ntimuzajyeyo, ndababuriye hakiri kare. Impamvu yababuzaga kujyaho ni uko abo bantu bavuga biyitirira izina rye ni ba nyamurwanya Kristo, baba bahuza uburari, batera urujijo kugira ngo bayobye abantu. Ibyo rero ni Sekibi ubikora, ntabwo ari Imana yabikora. Bize iyobya abantu. Sekibi niwe ukora ibyo ngibyo, kandi mwumvise ko bavuga bati bakore n'ibimenyetso bitangaje n'ibitangaza. Muri iki gihe rero biradusaba gushishoza cyane, kuko benshi biyita intumwa za Kristo, bagakora ibitangaza. Ntabwo Padiri wamugana ukiri aho, ejo bundi hari impuzamatorero bahagaritse y'umugore witwa Pasiteri Kabanda Julienne ahari. Njyewe ntabwo ndi buvuge kuko baramuhagaritse, ahubwo ndavuga ku bintu yakoze. Yatanze umubatizo abatiza abantu barahwera. Umuntu akajya kubatizwa mu mazi akavamo yahwereye. Ibyo bintu nabyo nk'uko kutubwira nk'iki gihe bimeze, ubyumva ute wo? Njyewe ndibwirinde ku n'uyu cyangwa idini n'iri, ndavuga muri rusange. Ndavuga muri rusange, ariko
turaza kureba ese ubundi kuki abemera Kristo batavuga rumwe, batavuga bimwe, badakora bimwe. Turaza kureba impamvu. Ariko kuba habamo ibyivangamo byaba bidaturuka no ku Mana birashoboka, ndetse nibyo Yesu yashakaga kutubwira ngo twirinde. Niyo mpamvu abatwumva aho yabasengera hose tubashishikariza gushishoza nabo ubwabo, wenda n'abari bahari, nabibonye mu binyamakuru, n'abari bahari ubwabo bafite iyo mpano yo gushishoza bakamenya bati ariko ibi bintu birava kuri nde. Ikintu giteye urujijo, umuntu wese ufite roho mutagatifu ashobora gushishoza akavuga ati iki gishobora kuba kiva ku Mana cyangwa se kitayivaho. Ariko nk'uko turaza kubibona, bene izo nyigisho z'ubuyobe ziza zirimo akantu k'ubuhendanyi ku buryo abantu benshi bashobora kuyoba. Ni nabyo Yesu yavugaga ati bazayobya abantu benshi, ndetse harimo n'abatowe bibaye ibishoboka. Mu mutwe wa 24 umurongo 24. Ni ugushishoza rero, ntitwavuga ngo n'uyu, ariko abantu bitonde bashishoze. Yesu aratubwira ati dore ndababuriye hakiri kare. Rero dusesenguye iri jambo ry'Imana twumva, abigishwa bari bamubaje bati tubwire ibimenyetso bizaranga amaza y'umwana w'umuntu, ibizaranga isenywa rya Yeruzalemu, ariko n'ibizaranga amaza ye ya nyuma umunsi w'imperuka. Akababwira rero ati muramenye ntihazagire ubayobya, hazaza abantu benshi biyita izina ryanjye bavuga ngo ni njye Kristo. Rero ni ikibazo gikomeye cyahise kinagaragara mu gihe cy'intumwa, mu gihe cy'intumwa zikiriho, kuko abantu baje bigisha ibintu bitandukanye. Tubona inyigisho z'intumwa ari Pawulo, ari Petero, na Yuda na Yakobo. Izo ntumwa zose zirazanditse mu baruwa zivuga ku kijyanye no kwirinda inyigisho z'ubuyobe. Nk'ibaruwa ya mbere Pawulo mutagatifu yandikiye Timote, umutwe wa mbere umurongo wa 3 kugeza ku wa 7, Pawulo mutagatifu agaruka kuri icyo kintu cyo kwirinda inyigisho z'ubuyobe. Kabona niyo zaba zirimo zisa n'izigaragaza ibitangaza, ubuhanga, zitanga nk'ubuhanga, ntabwo inyigisho y'ivanjiri ishingiye ku buhanga bw'abantu, ku kumenya kuvuga neza, kuvuga akarimi keza, ahubwo ivanjiri ubwayo niyo yavugwa mu rurimi rw'umuntu utabangukirwa no kuvuga nka Musa. Musa yari yabanje kwanga ubutumwa ati njyewe simbangukirwa no kuvuga. Ibintu byo kwigisha ntabwo ari ibyanjye. Imana yavuga ati se ninde wahaye umuntu umunwa? Si njyewe. Njye waguhaye umunwa, genda Aroni njye ukohereje. Hanyuma cyo ko ari muhana Aroni kugira ngo azagende avuga igihe bibaye ngombwa ko bisaba kuvuga umwanya munini. Nari mbabwira ko tugiye kureba icyo Pawulo mutagatifu avuga ku bijyanye n'izo nyigisho z'ubuyobe. Mwihanganye. Ni henshi ariko reka duhere wenda ku ibaruwa yandikiye Abanyagalati. Niyo mpise mbona hafi umutwe wa mbere umurongo wa 6 kugeza ku 24, ariko ubwo turareba iby'ingenzi. Aho avuga ati ntangazwa n'ukuntu mu kanya gato mutangiye gucika ku wabahamagaye
bahamagariye ineza ya Kristo mugashikira indi nkuru nziza. Si uko haba hari indi nkuru nziza ibaho, ni uko hadutse abantu bashaka ko muhagarika imitima, bashaka no guhindura inkuru nziza ya Kristo. Ariko rero hagize ubigisha inkuru nziza itari iyo twabigishije, kabone naho yaba umwe muri twe cyangwa umumarayika umanutse mu ijuru, arakaba ikivume. Mbese nk'uko twabibabwiye, kandi n'ubu ngubu mbisubiyemo, uzabigisha inkuru nziza itari yo mwakiriye, arakaba ikivume. Mbese ubu ngubu nkurikiranye gushimwa n'abantu cyangwa n'Imana? Aho ntimugira ngo mparanira kuneza abantu. Mbaye nkigamije kuneza abantu, sinaba nkiri umugaragu wa Kristo. Agakomeza asobanura uko ubwo buyobe bwagiye bugaragara, ni ukuva kuri uyu murongo wa 6 kugeza kwa 24. Kuvuga ngo aho Pawulo Mutagatifu yavaga, amaze kwigisha ivanjiri, hazaga n'abandi bigisha ibyabo, ariko bakigisha ibinyuranye n'ibyo yababwiye. Yemwe dushobora no kureba mu ibaruwa Pawulo Mutagatifu yandikiye Abanyaroma, umutwe wa 16, umutwe wa 16 umurongo wa 17, aho atubwira ati: ndabinginze kandi bavandimwe, mwitondere abazana amacakubiri n'ingero mbi, bakanyuranya n'inyigisho mwahawe, mubagendere kure. Bene abo ntibakorera Kristo umwami wacu, ahubwo inda yabo, maze amagambo yabo y'uburyarya n'ubucakura akayobya imitima itagira iribi. Ni ingero nyinshi cyane zigaragaza ubu buyobe. Urebye n'ibaruwa yandikiye Filimoni, umutwe wa 3 umurongo wa 1 kugeza kwa 3, ibaruwa ya 2 yandikiye Abanyakorenti, umutwe wa 11, atahura abiyita intumwa za Kristo atari bo. Hari n'izindi ngero nyinshi turagenda tubona. Ni ukuvuga ko kuva ku gihe cy'intumwa, intumwa zahuye n'ikigeragezo cy'uko hari abigishaga ibindi bidahuye n'ivanjiri ya Yezu Kristo. N'ubu rero biragaragara, hari abiyambika uruhu rwa gikristo, agashinga amadini wenda bakurikiranye inyungu zabo, amaronko, amakiriro, ubukire bw'isi, ku buryo ndetse umuntu ashobora mu minsi yashizeho byari biharawe cyane, umuntu akaba yacuruza, yabona bitagenda akaba tuwashinga idini, siko tubona ari byo byakungura. Umuntu akaba yakoraga akazi, ubukarani, guterura imizigo, yabona bitari kwinjiza cyane, avuga ati uwashinga idini. Ibyo byose uwo muntu kujya gushinga idini, ubundi Yezu yashinze kiliziya, niwe washinze kiliziya. Tuzayibona uko yariho no mu bitekerezo by'Imana Data kuva mu ntangiriro, kuva no mu gihe cy'iremwa ry'isi. Kuvuga ngo umuntu agiye gushinga idini kuko ashakamo ibyo kurya, ashakamo icyubahiro, ibyo ntabwo bituruka ku Mana ubwayo. Hari imirongo, urebye ibaruwa ya mbere, ibaruwa yandikiye Timote, umutwe wa 1 umurongo wa 3 kugeza ku wa 7, umutwe wa 1 umurongo wa 19 kugeza ku wa 20, ibaruwa yandikiye Tito, umutwe wa 1 umurongo wa 10 kugeza ku wa 11, ibaruwa ya 2 yandikiye Timote, umutwe wa 2 umurongo wa 14. Wenda nababwiramo bikeya mu magambo make. Nko ibaruwa ya mbere Pawulo Mutagatifu yandikiye Timote, umutwe wa 1 umurongo wa 3 kugeza ku wa 7, bivuga muri make, aramubwira ati: igihe nendaga kujya i Masedoniya, nagusabye kuguma Efezi kugira ngo ubuze bamwe gukwiza inyigisho z'intarurano. Umurongo wa 19 kugeza ku 20 akamubwira ati: ufite ukwemera n'umutima nama mwiza, hari ababiretse maze ukwemera kwabo kurayoyoka.
agatanga ingero, atabona nka ba Himene na Alexanderi nashumurije Sekibi kugira ngo bamenyere ko utazongera gutuka Imana ukundi, basuzugura inyigisho bagejejweho z'ubukristo, bagashaka kuzana izabo. Ibaruwa yandikiye Tito umutwe wa mbere umurongo wa 10 kugeza kwa 11 hakavuga ati koko rero hariho benshi b'ibyigomeke n'abavuga ibitagira shinge n'abashukanyi, cyane cyane mu bagenywe. Abo ngabo ni ngombwa kubazibakanwa kuko bahungabanya ingo nyinshi igihe baba bigisha ibidakwiye kugira ngo bibonere inyungu mbi. Ibaruwa ya kabiri Paulo mutagatifu yandikiye Timote umurongo wa kabiri umutwe wa kabiri umurongo wa 14 ho akavuga ati jya wibutsa abandi ibyo ngibyo kandi urahirira imbere y'Imana ko ari ngombwa kwirinda kujya mu mpaka z'amahomvu zidafite icyo zimaze uretse gusa kuyobya abazumva. Ni ibaruwa n'ubundi ya kabiri Paulo yandikiye Timote n'ubundi umutwe wa kabiri kuva ku murongo wa 17 kugeza kwa 18 akamubwira ati, akavugamo babandi twigeze kumva, akongeramo nka Himene na Fileto baciye ukubiri n'ukuri bakiha kuvuga kwizuka ryarangije kubaho, bityo bagahungabanya ukwemera kwa benshi. Mbese ubwo muri make barahakanaga. Ku murongo wa 23 n'ubundi umutwe wa kabiri w'ibaruwa ya kabiri Paulo yandikiye Timote akamubwira ati naho ibibazo n'ubushakashatsi bitagira shinge na rugero ubyitarure, uzi ko bibyara impaka z'ubusa. Umurongo wa gatatu umutwe wa gatatu umurongo wa 5 w'iyi baruwa naho akamubwira ati abiha isura y'ubusabaniramana ariko mu by'ukuri bahakana ishingiro ryabwo, n'abo ngabo rero urabirinda. Hari n'abiha isura y'ubusabaniramana ariko mu by'ukuri bahakana ishingiro ryabo, n'abo ngabo urabirinda. Igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa umutwe wa 20 umurongo wa 29 kugeza kwa 30, aho Paulo mutagatifu yasezeraga ku bakristo abakuru ba kiliziya yo muri Efezi, nawe akababurira ngo bazirinda abigisha ibinyoma. Aravuga ati umuduhereye ku mutwe wa 20 umurongo wa 29 kugeza kwa 30 ati nzi neza ko nimara kugenda muzinjirwamo n'ibirura by'ibihubuzi bitazababarira n'ubushyo, ndetse no muri mwe hazaduka abantu bavuga amagambo y'ibinyoma azatuma bigarurira abigishwa. Icyo ni igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Hari n'ahandi henshi. Ibaruwa ya kabiri Paulo mutagatifu yandikiye Abanyakorinti umutwe wa 11 umurongo wa 2 kugeza ku wa 4, aho avuga ati dore nawe uwadutse wese abamenyesha undi Yezu atari uwo twabigishije, cyangwa se akabarohamo indi roho itari uwo mwahawe, cyangwa se akabazanira indi nkuru nziza itari yo twabashyikirije, uwo muntu mumutega yombi. Yarariho abacyaha ko bumva inyigisho izo arizo zose batabanje gushungura, bakumva n'inyigisho z'ubuyobe. Ibaruwa ya kabiri ya mutagatifu Petero intumwa umutwe wa 3 umurongo wa 2 kugeza kwa 3, nawe abwira abemera ati nimwibuke amagambo yavuzwe kera n'abahanuzi batagatifu, mwibuke n'amabwiriza mwahawe n'intumwa zaboherejweho ziyakomora kuri Nyagasani n'Umukiza. Mbese mbere na mbere mumenye ko mu minsi ya nyuma hazaduka abaneguranyi batagira icyo bemera, bakurikira gusa irari ryabo bwite. Ati ni nacyo akomeza avuga ko hari n'ababeshya ko umunsi wa Nyagasani wegereje bagaca igikuba. Ubwo ni mu mutwe wa 3 umurongo wa 16, akababurira ati mutegereze kuko ntawuzi umunsi n'isaha.
akavuga ati ni nacyo Pawulo mutagatifu avuga mu baruwa ye yose aho asiganura ibyo. Cyakora harimo bimwe biruhije kumvikana, ugasanga abantu babaswa n'injiji babitwara uko bitari, nk'uko babigenza no ku byanditswe bindi, bityo bakikururira ubucibwe. Petero nawe atubwiye uko hari abantu basoma ibyanditswe nabi bakabyumva uko bitari, maze bakigisha ibitari byo bakikururira ubucibwe. Imirongo ivuga ubuyobe no kwirinda ubuyobe mu isezerano rishya ni myinshi. Dufashe n'ibaruwa ya mbere ya Yohani, umutwe wa 4 umurongo wa 1 kugeza ku wa 3, Yohani intumwa nawe aratubwira ati inkoramutima zanjye, ntimugapfe kwemera ubonetse wese, ahubwo mujye mubanza gushishoza ibyo mubwiwe, kugira ngo mumenye koko niba bikomoka ku Mana, kuko hadutse abahanura b'inyoma benshi bagakwira ku isi. Dore icyo muzamenyeraho ibikomoka ku Mana: uwemera wese Yezu Kristo wigize umuntu aba akomoka ku Mana, naho utemera Yezu uwo ntaba akomoka ku Mana, ahubwo aba akomoka kuri nyamurwanya Kristo, wa wundi mwumvise bavuga ko azaza, none ubu akaba yarageze ku isi. Uwo ni Yohani intumwa turi kuzizenguruka. Reka turebe na Yuda. Mu ibaruwa ya Yuda, umurongo wa 4, ibaruwa ya Yuda igizwe n'imirongo gusa. Ibaruwa ya Yuda rero umurongo wa 4 aratubwira ati mwasesewemo n'abantu banditsweho ubucibwe kuva kera kose, kandi bakihakana umutegetsi wacu umwe rukumbi, umwami wacu Yezu Kristo. Umurongo wa 18 kugeza ku 23 akababwira ati n'abo ngabo rero nimugirire impuhwe abagishidikanya, mubakize mubakura mu muriro, abandi nabo mubagirire impuhwe ariko zivanze n'ubwoba, mwange n'imyambaro yandujwe n'imibiri yabo. Ndumva ingero zihagije, izindi nyinshi za mbere za Kristo. Turongera kuburira abantu kugira ngo bajye bashishoza. Ubu mu Bukristo cyangwa se mu madini, kuko si abakristo gusa no mu Bayisilamu barinjiriwe, habaho abadukamo basa n'abigisha iby'Imana, ariko mu by'ukuri bitwikiriye urwo ruhu, inyuma bafite ubundi bubasha bakorana. Twavuga nk'abazwi cyane abitwa abarangi. Ujya ubumva? Abarangi burya baba mu madini yose. Abakristo babamo, amatorero no muri kiliziya harababamo, mu matorero y'abaprotestanti no mu Bayisilamu. Abarangi rero ni uburyo twavuga busa na bwa bupfumu twabonye, n'imihango y'ubupfumu, ariko iza yiyambitse isura y'ubukristo, ku buryo ubasengeyemo aba asa n'uwagiye kuraguza, ku buryo uvuze amasengesho yabo aba asa n'uwagiye mu bapfumu, aba asa n'uwagiye kubandwa, aba asa n'uwagiye guterekera. Birasaba rero gushishoza cyane, abantu bakamenya kuvangura, kumenya ibivuye ku Mana n'ibivuye kuri Sekibi. Ibyo rero biradusaba kubikora tumurikiwe na Roho Mutagatifu, kugira ngo nanone umuntu atajya abona umukristo mugenzi we akamufata nka shitani, cyangwa se akamufata nk'uwo gucibwa. Ndagira ngo rero tugire icyo tuvuga n'abakristo bari mu byiciro byinshi bitandukanye, hari abakatolike, hari abaprotestante, nabo bari mu byiciro bitandukanye. Ese ni gute umukristo yafata mugenzi we badasengana mu itorero rimwe? Ese ubundi byaje bite? Ese ubu ngubu twakora iki nyuma yo kugira ngo ubwo bwitandukanye buzeho?